Reka nongere nguhe ikaze wamaze gukora subscribe kuri channel ya YouTube ya Mbi TV Show ndetse nawe utarakora subscribe ari ukabukunda inkuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Nibibuka iyo cyaka n'iki inkuru uko narongoye n'imbwa ikanadukanya n'umugabo biruka neza ko cyarangiye uyu mugore mu impundu Ariane yaryamanye n'umugabo we nyamara akumva nta byishimo nk'ibyumvanye imbwa ye hanyuma akamucunga asinziriye akamuta mu buriri agatera intambwe asohoka ngo ajye kwirebera imbwa ye ngo hari yamukorezaho rimwe ubundi akaruhuka. Ese yabigezeho? Reka dukurikire igice cya 5 cy'inkuru. Nkubutsa gukora subscribe niba utarabikora kugira ngo utazajya ucikwa. Nkubutsa kandi ko nawe ubaye ufite ubuhamya cyangwa se ushaka kwamaza cyangwa se kumvugisha wanyerekera kuri WhatsApp nimero 0788 88 Reka mbareke mwiyumvire. Nateye intambwe ndasohoka isiga umugabo wanjye Imana yampaye mu gitanda asinziriye jya gushaka imbwa ngo nkore nayo urukundo ngira amahwemo. Nasohotse nomboka gake gake ngo ntakoma rutenderi akaba yanyumva akibaza aho ngana iryo joro. Nari mfite ubushyuhe bukabije kandi nkumva sinashobora kubyihanganira. Muri ayo masaha ya 8 z'ijoro hari igisa nakabeho ariko sinabyitayeho. Nari nkenyeye agasume kanjye nari ngakenyereye hejuru y'amabere ariko katarenga mu ntege zanjye. Iyo mbeho rero nubwo nuyumvaga ntabwo yabashaka kugera imbere mu mubiri wanjye ngo byibuze izinyumuro w'ubushake n'uburyaryate numvaga. Aho nari mpagaze hanze nari maze gukingura umuryango imbwa yo yari yangezeho kare ari nako inzenguruka cyane izunguza umurizo ndetse ikazamura umutwe ikanyitegereza nkabona ko ishaka kunsimbukira. Nari ndi gutekereza niba nakinga umuryango nkawufunga kugira ngo wenda umugabo wanjye nashaka gusohoka bimunanire nanjye nze kuba mbonye akanya ko kwiyaka imbwa ngatava nsangana nayo. Undi mutima ukanyumvisha ko nakegekaho urugi gusa uko yaguye agacuho yasinziriye ari mu bitotsi byinshi. Ibyo kwivuna mu bitekerezo narabiretse ahubwo negekaho urugi gusa nabona nihaye kuvunira mu rufunguza akanyumva akambuza kwimara agahinda. Hanze twari dufite indi nzu nto kandi yari ifite imiryango 2 kandi yari iburyo bw'inini twabagamo ku buryo hagati y'inzu nini ntoya harimo akantu kameze nka koridoro. Natekereje ko byaba byiza ngiye ku muryango wa nyuma aho koridoro irangirira. Uwo muryango waheraga kandi wo twari twarabitse amarangi yasigaye turi gusiga iyo nzu nto uko nshakana n'umugabo wanjye nasanze iyo nzu ihari ariko idakoreye finissage. Nyuma rero hakorwa finissage hari amarangi yasigaye nuko tuyabika muri icyo cyumba. Natekereje ko ariho hantu heza najyana imbwa yanjye ikampera y'umunezero. Natekerezaga ko ariho hantu nabona ikintu cyo kwicaraho nabasha kwiha neza nayo ikampa neza. Ibyo kubitekereza nta mwanya byansabye ahubwo n'igitekerezo cyese kinza mu bwonko ndetse numva ni cyiza kandi ntera intambwe nganayo kuko nta munota n'umwe nifuza gutakaza. Ninjiye muri uwo muryango ngeze mu cyumba ncana itara imbwa nayo iba yagezemo kare kandi mpita nkinga. Ikihutirwaga cyane kwari ugushakaho nicara hatambangamira. Naritegereje mbona ijerekani aho ngaho iri mu gice kirangi ariko mbona nta buryo nayicaraho neza. Nateye akajisho mu nguni mbona akadobo gato k'umweru karimo irangi. Abasanzwe mugura amarangi cyangwa mucuruza amarangi muzwe tudobo. Nuko ndagenda ndagafata ngatereka neza impande y'urukuta. Isume ndayiyambura nicara ku kadobo negamira urukuta hanyuma ntandukanya amaguru yanjye. Nkibikora imbwa nayo iba yansatiye cyane ndetse ifite imbaraga nyinshi cyane. Iyo mbwa yaransatiriye rero kunyinjiramo biranga ko akadobo kari gaciye bugufi ahubwo nkumvira nkoze inkoni yayo ukunda. Byaranze ndetse kuri imbaraga nyinshi yari ifite nsa nubuze control yo kwicara ku kadobo neza nsa nushatse guhenuka mpita mbona yuko bitari bumpire. Nari ifite igihunga cyinshi kuko nabikoraga nk'uri kwiba. Nari ifite akantu k'ubwoba no kudatuza kandi numvaga ubwenge bwanjye bwagiye meze nk'uri mu nzozi kandi ubushyuhe bwari bwandenze ku buryo rwose numvaga ntagomba gusohoka tutabikoze. Nigira indi nama mfata sandali nari nambaye nzishyira hasi imbere yanjye hanyuma nzifukamaho ntandukanyije amaguru umutwe ndawumanura hafi kuri sima. Imbwa iba yantutse inyuma nayo kare iba yanyuriye itangira kunjombagura aho ibonye hose ariko mpita ntereza akaboko kanjye inyuma mfata igitsina cyayo ngiseka mu cyanjye ubundi bikora nk'itabiherutse. Yari ifite umuvuduko nk'uw'imashini idoda. Numva ngiye guhera umwuka ariko ndikomeza kubera uburyohere bukabije. Nkubura umutwe nkashinyiriza ngo naturika nkavuza induru ubwo kandi kamarira amanuka ku matama yanjye. Nibwira ko ibyo yari yankoreye bwa mbere biryoshye. Kuri iyi nshuro noneho numvaga ari ibindi kandi narongeye mera nk'ititobotse mbura rutangira ariko kandi mbona ko nabuze uburenganzira bwo gutaka ngo mvuze induru nduhuke. Ku mutima nti umunsi uyu mugabo azongera gutarabuka gato noneho nzihimura mbikora gutya nisanzuye. Imbwa yakomeje kubikora ubudacogora.
nge numva ndacogojwe ndetse ngeze ku ndunduro ndasusumira ndayiyaka ndahunga ariko umuntu aracyabishaka cyane. Nakenyeye agasume ariko nkomeza gutonyanga. Ndasohoka nayo bayankurikiye negekaho urugi ngenda ku nzu nini ahari umuryango. Nubwo birangiye ni sawa kambe nicaye hano umugabo wanjye nanabyuka kansanga aha namubwira ko ntameze neza naje gufata akayaga. Nicaye kuri fondasiyo y'inzu ariko nkomeza gutitira kubera uburyohe bukabije. Nishimiye ibyo maze kugeraho, mbese nishimira ko umupango wanjye ugenze neza ko ntawunguye gitumo. Umutima wanjye ariko ntiwaburaga gukomeza kunshinza icyaha. Nakomezaga kwibaza iherezo ry'ibyo nishoyemo, nyamara undi mutima ukambwira ko ntacyo bitwaye kandi ko atari njye wa mbere cyangwa uwa nyuma ubikoze. Uko nicaye aho ngaho imbwa yanjye nayo yari impagaze impande kandi nkabona irandeba nirari izunguza umurizo inyihumuriza, ariko njye sinari mbyitayeho. Nayitegetse kugenda iranyumvira. Yari imbwa yatojwe cyane ku buryo yumvaga icyo nyibwiye. Muri icyo gicuku numvaga umubiri wanjye uruhutse, ariko umutima wanjye wo nkumva urarushye kuko nahoraga umutima uncira urubanza buri munota wose. Navuye aho nsubira mu nzu kuryama ndetse nsanga umugabo wanjye rwose ari kugona. Ku mutima nti icyamugahora gutyo najya nkajya nirwanaho mu buryo bwanjye. Nikojeje muri douche mfungura amazi ndoga, maze uko ayo mazi yari afite pressure akangura umugabo wanjye, numva arampamagaye ndamwitaba arambaza ati byagenze bite ko ngiye muri douche mu gicuku. Ndababwira nti ndumva mfite ubushyuhe cyane mu mubiri, icyokere cyandenze, ndi kwitera utuzi dukonje. Yarabyumvise kandi njye nta kindi yagombaga gukeka kuko burya byagorana kwiyumvisha ko imbwa woroye mu rugo ikurongorera umugore wawe. Maze kwimeza neza rero naje ku buriri ndaryama. Mu gitondo cya kare nabyutse nihuta njya gukora amasuku muri cya cyumba cy'amarange kuko narinze ibyo nasize mpakoreye. Hashize ibyumweru nka 2 twagiye gusura ababyeyi bacu Kabuga, kandi nyine muri ibyo byumweru 2 sinabuze nk'izindi nshuro nk'esheshatu njyamanamo n'imbwa yacu kuko kubyihanganira byari bidashoboka. Turi Kabuga rero nongeye kongera guhura na papa nyuma y'igihe kirekire. Mama we rimwe na rimwe yanyuzagamo akaza kunsura kandi ibyo byari bisanzwe, cyangwa tugahurira mu isoko rya Kimironko kuko yakundaga kuhaza. Papa wanjye rero nari mukumbuye bitavugwa kuko yihereraga mu ngendo atwara amakamyo yambukiranya umupaka, buryo kuboneka byabaga bigoranye. Nongeye guhura na papa kandi mbona biramushimishije. Bona kandi yishimiye kongera guhura n'umukwe we nubwo atarazi ko afite undi mukwe wa kabiri wantwaye umutima usigaye umpa ibyishimo kurusha umugabo wanjye. Nyuma y'ibyo kandi nakomeje kubana n'umugabo wanjye kandi yakoraga ataha buri gihe, kandi nkabura ubwisanzure nifuzaga uko numvaga ntagishaka kuryamana nawe, kandi simbona uko ndyamana n'imbwa nihebeye kuko mu rugo yari yarahazanye mushiki we muto ngajya mfasha imirimo yo mu rugo kuko nari nkuriwe. Uwo mwana w'umukobwa rero twabaga turi kumwe mu rugo, nkabura uko nisanzura ngo nkore ibyo nshaka. Nuko rero nanjye ntangira kwiga ndi mayeri yangabanyiriza ibyago byo kuba navumburwa mu gihe ndi kwikorera urukundo n'imbwa yanjye yantwaye umutima. Ushobora kwibaza ngo nize yahe mayeri? Uruko umugabo wanjye yazaga cyane cyane ku manywa nahitaga njya muri cya cyumba cy'amarangi nkicarayo, ndetse kugira ngo mbishyire ku rundi rwego ngera wa mukobwa ntigenda ubwire musaza wawe ansange hano. Aje ndamubwira nti shaka ujye umpa karavate wambaye njye ngigendana kuko niyituma numva merewe neza, kandi iki cyumba numva nagihoramo, umva kano gahumuro k'amarangi karimo. Mugabo wanjye yarasetse cyane arambwira ati kabaye, ndetse rwose atanavuye aho yahise ampereza karavate yari yambaye mpita nyizinga ntangira kuyinukiriza. Nuko akomeza kunseka ngezeho mubwira nabi musaba kundeka njyenyine. Yagiye yayibonye ko natwariye impumuro y'amarangi ndetse n'iyo karavati. Icyo atarazi nuko byose nabikoraga ngamije gushaka impamvu zatuma nzajya mpura n'imbwa yanjye mu bwisanzure. Byarampiriye nkuko nababwiye ko kumanywa nta bwisanzure nabonaga kubera umwana wirwaga aho ngaho mu rugo, ariko nijoro noneho nabaga afite impamvu zumvikana zo kubwira umugabo wanjye ko numva ntamushaka iruhande rwanjye, bityo nigiriye kwicara muri cya cyumba cy'amarange kandi nkahita ntwara na karavate yambaye uwo munsi. Akabyizera uyu nanjye nkagenda nkirongorana n'imbwa yanjye ku mutuzo. Nagombaga gukoresha ayo mayeri kuko nta yindi nzira yashobokaga ngo mbikore ku manywa, kandi sohoka hanze rya buri joro ridafite impamvu yumvikana ryari gutuma ntabikora nisanzuye. Iyo mpamvu rero yarumvikanaga neza cyane, kandi noneho nanamubwiraga yuko ndi buhamagara imbwa ikaza hafi y'inzu, mbese nkamushushanya ku buryo yumva ko ari bisanzwe kandi akagira icyizere ko ndi bube ntekanye. Aho rero niho umugabo wanjye yatangiye kujya mbona nk'ishimwe cyangwa ebyiri mu cyumweru, izindi zose nkahitamo izo nshaka nkajya kwiryamana n'imbwa yacu mu gihe umugabo wanjye aryamye mu gitanda wenyine. Aha rero niho nabaye nk'ucitse feri. Hanyuma ntangira gukorana n'imbwa ibintu bikomeye cyane birenze imitekerereze y'umwana w'umuntu utari gushyikira ubu buhamya bwanjye. Nasambanye n'imbwa mu buryo bukomeye cyane nk'inshuro 3 cyangwa 4 mu cyumweru mu gihe cy'amezi 2 cyangwa 3, ku buryo natangiye kugira impinduka zikomeye mu mubiri wanjye, kandi ibyo nkabikora ntwite inda nkuru.
Igihe cyarageze njya kubyara. Ken ari ifite ubwoba ko nzabyara umwana utameze neza kubera ibyo byose nakoze, ariko igitangaza gikomeye cyarabaye, mbyara umwana w'umukobwa. Kandi mwitegereje mbona nta kibazo ahari yaba afite, nubwo nyuma naje guhumuka nkamenya ko nubwo yaba ameze neza mu gihagararo, mu buryo bwa roho aba atameze neza kubera imyuka mibi n'imyaku ashobora kuba yarankuyeho. Nyuma yo kumubyara rero ibintu byaje guhindura isura mu buryo bukomeye, kandi byose nzabibabwira. Aho mviriye ku kiriri rero nakomeje ubwo buzima. Umwana wanjye amaze amezi 3 natangiye kubona impinduka ku mugabo wanjye. Ibyo kongera kunyegera cyane yarabigabanyije kuko nanjye sinapfaga kumwikoza. Natangiye gutekereza ko yaba asigaye anci inyuma, numva ndahangayitse cyane, ndetse nshaka uburyo najya ninjira muri telefone ye ngo ndebe abo bavugana. Natangiye kugirira ishyari abo ntazi, kandi rwose nabonaga ari byo kuko yamaraga icyumweru cyose ntacyo yibwira, nubwo nanjye ndanifite uburyo bwanjye mbikoramo. Umunsi umwe rero nk'uko namenyereye, namucunze asinzira nka saa 7 z'ijoro ndasohoka. Imbwa yose nari nyihamagara yavuga kubona nsohotse ikaba yasimbutse kare yageze kuri wa muryango nkasanga yantegereje. Nuko mfukamye hasi mu cyumba, imbwa nayo indi inyuma indiho, ariko nanjye mpumeka insigane, ni hagati y'umubiri wose wabaye amazi amarira atemba kubera gutwarwa. Numvise ijwi ry'utaka ahamagara Imana yo mu ijuru avuga ati rishyano ngushije ndarishyiraho. Nashigukiye hejuru n'ubwoba bwishi, mbanza kugira ngo ni inzozi kuko siniyumvisha ko ari umugabo wanjye wari wasunitse urugi gake gake ari kundeba ndongorwa n'imbwa ye. Namubonye asa n'ubwo igihumure, yikubita hasi yambaye akenda k'imbere gusa. Nanjye mera nk'utaye ubwenge ndatitira, mbona ko nibagiwe gukinga, ngerageje gutambuka birananira, nanjye nkubita amavi hasi. Reka nkubwire iki cya gatanu cy'inkuru uko ndarongoye n'imbwa ikandukanya n'umugabo araha kirangiriye. Niba ufite amatsiko y'ibyaje gukurikiraho rero, we niba utarakora subscribe yikore nonaha unyumva, uhite ukanda no kamenyetso k'inzogera kayatakaza ku ruhande kugira ngo nishiraho ikindi gice uzahite ubimenya byoroshye. Nibutsa kandi ko nawe wabaye ufite ubuhamya ushaka kutugezaho, cyangwa se ushaka kwamaza, cyangwa ushaka kumvugisha, wanyandikira kuri WhatsApp nimero 0788 88 23 27.